Ahangaha mu Rwanda nimba hari bamwe mu basitari bakoresheje ubukwe burimo amafaranga menshi cyane, uwitwa Kiramani yari ku mwanya wa mbere. Gusa kugeza ubu ngubu nkeka ko atakiri ku mwanya wa mbere, kuko uwitwa Murindahabirene cyangwa se Emirene tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2026 uyu Murindahabirene yakoresheje ubukwe bw'akataraboneka. Ibi ngibi bigaragarira mu kuntu ubukwe bwe bwasaga, haba amatente ye kuntu yari ameze, abantu bari baburimo kuntu ari abakire, abasitari barimo nka Rocky Kimomo, Junior Maga, Chris Easy, Bruce Melody ndetse n'abandi bagwiza tungo benshi. Ahabereye ubukwe bwa Irene uhitegereje neza ukabona parking ukuntu yuzuye imodoka kandi nziza zihenze, ushobora gutekereza ko buri munyarwanda wese ufite imodoka yaje kuyiparika muri ubwo bukwe. Ubu bukwe bwavugishije abantu benshi kugira ngo nabyemere. Ku mbuga nkoranyambaga zirimo nka TikTok, Instagram, Facebook ndetse n'izindi, ntiwarenga kuri video 5. Muri izo video hatarimo video imwe ivuga ukuntu Emirene yakoresheje ubukwe. Kugeza ubu ngubu iyo witegereje amafoto cyangwa se amashusho yagiye afatirwa muri bino birori, ubona ko ari ibirori by'abakire. Aba content creator barimo nka Binovia, Yowe Bogari, ngo kubera kuntu babonye imirire ihagije kandi myiza isa neza, bavuze ko ari bwo bukwe bwa mbere bubaye mu Rwanda burenze. Ikindi kintu kandi, ubundi twe tumenyereye yuko umugeni cyangwa se umukwe aza yambaye costume, naho ku ruhande rw'umugeni akaza yambaye agatimba, bagakora ubukwe paka burangiye. Gusa muri no bukwe bwa Emirene byo biratandukanye, kuko uwitwa Emirene ndetse n'umugore we imyenda bari bambaye mu masaha ya mbere siyo bambaye mu masaha ya kabiri cyangwa se a gatatu cyangwa se akurikiyeho. Baze ko bambaye imyenda bahinduranye inshuro zijya kuri enye mu bukwe bumwe. Tutirengagije ko muri buno bukwe hari harimo n'abandi bahanzi benshi bagiye baririmbira bano bageni. Ibaze gutumira umuhanzi w'icyamamare nka Bruce Melody ngaze kukuririmbira mu bukwe, amafaranga byagutwara. Irene ngo Liliane. Ariko se baruzi ko n'umugabo witwa Emirene ari we wakoresheje buno bukwe buhagaze amafaranga menshi cyane, wakeka ko yigeze kubaho mu buzima bubaje cyane kuri rwa rwego yakoze itangazamakuru hafi imyaka 4 adahembwa. We yatangaje yuko yigeze gukora hafi imyaka 4 itangazamakuru adahembwa kuri rwa rwego no kubona ibiciri kugira ngo yigure biscuit agende yirira atabishoboraga. Ariko se Murindahabi ni muntu ki? Reka mbonereho no kuguha ikaze muri kino kiganiro cyitwa Bimenye, gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we MSMP Talks. Kora subscribe fungura inzogera kugira ngo utazayicikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Munyemere tubumbire hamwe igitabo kivuga ku mateka ya Murindahabirene. Ubundi Murindahabirene ni muntu ki? Ubundi amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi bamwita Murindahabirene. Yavuze tariki 12 mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'1992. Papa w'umubyara bamwita Gakindi Gabriel, naho mama we bamwita Mujaweyezu Veneranda. Yavukiye mu bitaro bya Muhima, akurira mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Gatsata. Uyu Murindahabirene abicishije ku kinyamakuru cye cyitwa MI Chopa yatangaje ko bino bitaro bya Muhima bibumbatiye amateka ashaririye ku buzima bwe, aho yatangaje yuko ari naho yakwiye ubumuga bw'akaboko ke katakora neza. Gusa byangenze gute rero? Uyu Murindahabirene yatangaje ko igihe yarakiri umwana mama wigeze kujya kumukingiza ahangaha ku bitaro bya Muhima aho yavukiye n'ubundi. Yavuze ko bino bitaro byatangaga serivisi mbi icyo gihe kuri rwa rwego umwana wo mu bakine yakingirwaga n'abimenyereza umwuga abazwi nk'abestajeri, kugira ngo n'ingaruka mbi niziramuka zije uwo mubyeyi w'umukene atazabona uko ari karama. Uyu Murindahabirene uwo munsi yakingiwe n'umwestajeri atera urushinge aho atari gutera, bityo uyu Murindahabirene bimuviramo ubumuga bw'akaboko. Kwa kundi ukunda kubona afashe mu mufuka ntuzagire ngo ni ikindi zangaruka zo mu myaka ya kera. Uyu Murindahabirene amashuri ye yabanza yize Ecole Primaire de Gasyata ayakomereza ku Muhima. Mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza uyu Murindahabi yasuzanyije amanota meza dore ko yaje gutsinda, ariko agasaba kwiga ataha. Amashuri ye yisumbuye yahise yakomereza hahoze ari Joke mu mujyi. Umwaka wa 3 w'amashuri ye yisumbuye ariyo Trokome yayize mu kigo cyitwa Groupe Scolaire do Bosco Kaduha mu bapadiri, aho yize section yitwa Literature, Economy and Geography, aribwo ubuvanganzo, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Mu kurangiza amashuri ye yisumbuye uyu Murindahabirene yaje kuba yasuzanya amanota meza, ahita anabona buruse ya leta, ahita ajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare aho yize itangazamakuru. Gusa kuri we avuga yuko bitari byoroshye gusoza ayo mashuri yose ndetse no kwiga byaramunanizaga cyane kuko iwabo batari bishoboye. Ngo gusa kwa kundi Imana igira inzira nyinshi, uyu Murindahabi yaje kubona umushinga umwishyurira amashuri ye yabanza ndetse no kugeza muri Troncome. Mu gihe bari mu mahugurwa mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, umwarimu wari ubayoboye yabasabye kuba buri wese yajya ku kibaho akandika icyo ashaka kuba cyo ejo hazaza. Uyu Murindahabirene nawe yaje kuba yasabwe kuba yajya ku kibaho ngo nawe yandike icyo ashaka kuba azaba cyo mu minsi iri imbere. Atazuyaje yahise afata ingwa yandika ko ashaka kuba radio presenter ku kibaho, bisobanura ko ashaka kuba umunyamakuru wa radio. Uyu Murindahabirene mu kigo yigaga yisumbuye Ikaduha mu bapadiri avuga ko ariho yatangiye kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru,
aho yari umunyamakuru muri icyo kigo akaba anayoboye n'abandi mu itangazamakuru. Uyu Eminem akimara kurangiza amashuri ye yisumbuye akajya mu ngando naho yabaye umunyamakuru. Igihe yari amaze gusoza amashuri ye yisumbuye ndetse avuye no mu ngando, uyu Murindahabirene yahise ajya kwiga itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda ari y'Ubutare, atangira no kuryiga anarikora nk'umwuga. Uyu Eminem yakoze itangazamakuru hafi imyaka 4 adahembwa, mbega yabuze n'amagana abiri yo kugura ibisuguti agenda mu nzira arya. Inkweto zari zaramuhengamiyeho, akora buri munsi ariko adahembwa, kandi yabikoraga ataniyiga kuko yakoraga ibyo akunda. Yakoreye ikinyamakuru nka RBL kuri Radio Magic FM, akora imyaka 3 adahembwa. Akoreye ikinyamakuru cyitwa Isango Star, akora umwaka umwe adahembwa. Yari afite mukuru we witwa Muhoza, wamurebaga agahinda kakamwica kuko yabonaga murumuna we Irene yirirwa yirukanka mu mihanda ivumbi ryamurenze ariko akaba adahembwa. Ni ukuvuga ngo ibyo byose yakoraga byafatwaga nko kwimenyereza umwuga. Nibwo uyu mukuru we yaje kuba yakigira inama, aravuga ati ngiye kujya nkwireza 20 cyangwa 25 ku kwezi. Ayo mafaranga yamuhaye mu rwego rw'umushahara kuko yashaka kumuhoza amarira yabamukoresha ariko batamuhemba. Mu gutangira kwa televiziyo yitwa Isibo TV, uyu Murindahabirene ndetse n'umusangirangendo we atakibagirwa ari we Philipita batangiye kuhakorera ikiganiro cyitwa Sunday Night. Ibi ngibi byose uyu Eminem yajyaga bikora akanacishamo akajya gukora kuri channel ya boss we ari we Philipita. Iyo channel nta yindi ni The Choice. Murindahabirene ndetse n'umusangirangendo we ari we Philipita bakoze ikiganiro The Sunday Night kirakundwa cyane, ndi ikiganiro The Choice kirakundwa cyane, batangira kuba ibyamamare biciye kuri ya televiziyo yitwa Isibo TV. Kera kabaye uyu Murindahabirene nibwo yaje kuba yakigira inama, aravuga ati nanjye ni gute ntafungura channel ngo njye nikorera. Nibwo yahise afungura channel ya YouTube ayita MIE Empire. Iyi YouTube channel ye yakomeje gukora, agira kuri ibiganiro bya interview aho yatumiraga umutumirwa nk'abastar akaza akababaza ibibazo bakamusubiza nk'ibisanzwe. Iyi channel yaje kugira ikundwa n'abantu b'ingeri zose haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu Murindahabirene akimara gufungura ino channel akabona biri gukunda, yahise afungura channel ayita MIE Music, akaba ari na channel itambukaho imiziki aho yagiye managinga abahanzi barimo nka Vestina na Dorcas, Neo Bosco, Kenny Kai ndetse na Roskana. Gusa kugeza ubu ngubu bano bahanzi bose ntago bakibarizwa kuri MIE Music. Gusa ubu ngubu tuvugana MIE Music imaze kuzuza abasubscribers barenga miliyoni, na MIE Empire imaze kuzuza abasubscribers barenga miliyoni. Kugeza ubu ngubu yafunguye na channel ya gatatu ariyo MI Chopper iri gucishwaho filimi yitwa Isereri Series. Niba ushaka no kureba iyo filimi, sura YouTube channel usearching ijambo Isereri Series, urahita ubasha kuba wakurikirana filime yitwa gutyo. Ubu kugeza ubu Murindahabirene ni ikigiro cyo kwihangana, kudacika intege, gushyiramo umuhate, mbega ni ikimenyetso kibwira aba content creator bose bakiri batoya ko burya kurira kwararira umuntu, gusa bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Gusa byose biciye mu gukora cyane ndetse no gusenga. Murindahabirene ubu numwe mu banyamakuru bakunzwe cyane ahangaha mu Rwanda, bafite abafana benshi ndetse bafite n'amafaranga. Amafaranga agaragazwa n'ubukwe yakoze. Uyu Murindahabirene tariki 15 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka 2026, we n'umufasha we Nishimwe Liliane bakoze ubukwe bw'akataraboneka. Niba ushaka kumenya byinshi kuri buno bukwe, ukuntu bwagenze, abastari bari barimo, ukuntu bwari bumeze muri make, dore kino kiganiro nagikoze ejo kivuga kuri buno bukwe, uze kwita ukireba numara kurangiza kino. Gusa mbere yuko buno bukwe buba, bwari bwabanjirijwe n'amafoto ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu Murindahabirene yateye ivi ndetse yapostinze n'amatariki ubukwe bwe buzaberaho, tariki 15 z'ukwezi kwa munani 2026. Nibyo koko byabaye impamo. Ibingibi byo gutera ivi byahise bikurikirwa n'umuhango wo kujya mu murenge bagasezerana imbere y'amategeko. Abantu benshi batekerezaga ko buni bukwe bwabo ari scam butazigira buba, gusa koko inkuru yabaye impamo. Uyu Murindahabirene byarangiye tariki 15 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka 2026, we n'umugore we Nishimwe Liliane bakoze ubukwe. Munyemere tunasoreza kino kiganiro ahangaha kugira ngo kitaza kuba kinini cyane. Uyu munsi twaganiraga amateka ku buzima bwa Murindahabirene, aho twavugaga amateka ku buzima bwe, aho yakuriye, igihe yavukiye, ubuzima yabanje gucamo mbere yuko yisanga ahangaha, byose twabigarutseho. Nimba kino kiganiro wagikunze, kula like uze kugisharinga inshuti zawe. Nimba ari no bwa mbere ugeze ahangaha, ino YouTube channel bayita Mese Empire Talks, ni channel itambuka amakuru aba trending ahangaha mu Rwanda ndetse n'ibyegeranyo. Iyi content bayite bimenye, kora subscribe kugira ngo utazayicikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Naho nge mwabanaga banyita Promesse, niyo nagize aka the king of this upward +251 KF234. Namazina nk'ayi ryaho. Izi ryaho yarabaye cyane. Jewe nari gusobanura.